bakunzi b'ibiganiro by'umugati w'ubugingo, nongeye kubasuhuza aho muri hose, niba ari mu gitondo mwaramutse, niba ari ku mugoroba mwiriwe, Yesu abaho umugisha. Turabashimira cyane gukurikirana ibiganiro byacu uyu munsi. Nabashima Imana kubona nge naho tukiri bazima, uko ibihe bimeze kose, aho waba uri hose, Imana iguha umugisha cyane. Gukunda no kunyoterwa gushaka kumenya iby'Imana, cyane cyane uburyo wagaburirwa muri iki gihe nk'uko twita uyu muyoboro umugati w'ubugingo. Turashima Imana ko nawe uza gushaka kuri ameza y'Uwiteka, tukicarana, tugasangira, tugakira, tukarya kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo gukomeza. Rero ni muri bwa buryo twababwiye, tuzadushaka ibiganiro bitandukanye kugira ngo tubashe kureba ukuntu umubiri wa Kristo dushobora kurya binyuze mu biganiro cyangwa se ijambo ry'Imana, ariko byose bigamije kuvuga ku bugingo tugomba kugira nk'abana b'Imana kugira ngo tubashe kuba abantu bazima bashimwa n'Uwiteka. Uyu munsi rero nk'uko twakunze kubibabwira, tubafitiye abatumirwa. Haleluya, ntabwo ari umutumirwa, ni abatumirwa. Ndagira ngo rero nakira abatumirwa bacu uyu munsi, babanze babibwire, hanyuma barahita banadusengera, sibyo? Ndagira ngo rero tubakire, bavuge n'abo ari bo, ese bavindimo, ese n'ibiki. Hanyuma ndababwira intumbero ya kino kiganiro. Karibu cyane ku mugati w'ubugingo. Murakoze. Ladies first. Murakoze. Nitwa Kamikazi, nkaba umufasha wa Pastor Gaby. Murakoze. Nitwa Ngamije Gabriel cyangwa Pastor Gaby. Uyu ni madamu. Murabona atari byiza ni ukuvuga muri studio y'umugati w'ubugingo. Birashoboka ko tuzatubahamagara n'abantu bubakanye. Uyu munsi tukaba tugamije kuvuga ku bijyanye n'urugo, kandi nshaka kuvuga cyane ako kantu ko tuba tuje kuganira kugira ngo natwe twige, kugira ngo tubashe gufashanya, kugira ngo amago nayo y'Igikristo abashe kubakika. Rero ndashima Pastor Gaby na madamu, murakoze cyane kubona mwafashe umwanya wo kuza mu ntumbero kugira ngo mugaburire namwe ubwoko bw'Imana, mubafashisha ku buhamya. Mbese umutwe w'amagambo cyangwa se ikiganiro cy'uyu munsi gifite icyerekezo kivuga ngo urugo rushimwa n'Uwiteka ruba rumeze rute. Nagira ngo rero nakire madamu adusengere, hanyuma turagenda tuganira ku bibazo bitandukanye ariko bidufasha mu ntumbero yo gufashwa cyane cyane. Karibu madamu. Datameza, turagushimye muri kano kanya, gushimye kubw'ubuntu bwawe, gushimye izina ryawe, gushimye ko watugiriye neza kuri uyu munsi, ukaba waduhaye data umunsi mwiza. Reka mwami iki kiganiro kiyoborwe nawe, reka ibyo tuvugira hano byose bibashe kuba ari ibyo kubaka. Dusenze tugize mu izina ryawe ryera, amen. Amen. Murakoze cyane. Urakoze madamu kudusengera, kandi ndashima Imana ko mukiri bazima. Muri iki gihe birakomeye cyane kubona abantu bashobora gushaka gupartage, abantu bafite imitima irushe, si couple gusa, ariko twagira ngo tunaganirize umusore n'inkumi batarubaka. Nagira ngo icyambere mubanze kwanza mutugire, se mwamenyanye mute? Numvise kuri pastor ibyo byose turaza kubiganira. Ese birashoboka ko abantu ese mumaze imyaka ingahe muri kumwe, mbere yo kutubwira uko mwamenyanye, kugira ngo abantu baho uburemere ikiganiro cyanyu. Mumaze imyaka ingahe muri kumwe? Murakoze Pastor Bijou. Twishimiye kandi rwose kuba mu kiganiro cyanyu. Mu mugisha rwose, mu mugisha. So hashize imyaka 8. Wow. Imyaka 8 tubana officially, nyine nk'umugore n'umugabo. Wow. Ariko mbere yaho nanone twari tumaze indi myaka dukundana. So turashimira Imana. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka turaba twujuje imyaka 9. Mbega ibintu byiza, imyaka 8. Ubwo reka dufata imyaka 8. So ukuntu twamenyanye, nigaga Kacyiru ku kigo cy'Ababatiste, cyitwaga Institut Fraternité Baptiste. So ngeze muri 4e secondaire, muri senior 4, we ava nawe ahantu yigaga, aza nsanga kuri icyo kigo nigagaho Kacyiru, cyari ikigo twiga dutaha. Then aba friends banjye nyine barampamagara ku ishuri, barambwira bati
hari umukobwa waje hari umukobwa waje kwiga donc wajoyininze ikigo cyacu ugomba kumubona. Ndababaza yitwa nde, barambwira amazina, and then ndababaza agiye muhe class. Ibitangaza bambwira même classe donc nk'iyanjye muri gestion informatique. So okay, ndavuga nzaza ndebe uwo mukobwa murimo kumbwira, then ndamubona, you know, nkimubona nyine ndamwishimira. Ndavuga ati uyu muntu by'ukuri ashobora ku ako kanya nkimubona ndavuga ati uyu muntu biciyemo vraiment byaba ari sawa, yaza mbere umufasha. Of course ntabwo nahisemo donc mu propose, ahubwo narabanje nyine mbe inshuti nawe, uregera neza mbe inshuti nawe, you know. And then le 5 ni date tujya ducelebra, le 5 décembre 2003. Niyo date yanyemereye ko dukundana. So twari tukiri batoya, umva high school, senior 4, senior 5, senior 6. Abantu baratubwiraga, you know, ni ya munsi koreri nyine ni ibintu bizashira. Hanyuma ariko muri twebwe twari determiné, hanyuma Imana iradufasha muri 2012 tubona kubana officiellement nk'umugore n'umugabo. Mbega byiza. Ya uko niko twamenyanye. Donc Imana amuvanye yarari ansanga ku kigo nigagaho. Araza regera mu masezerano. Wow, biraryoshye cyane. Ni ukuvuga ngo abana b'abasore niki wabagira inama tukira kugira ngo bashe kumenya uwo mwabana, cyangwa se ni gute yaba confirmer, niki cyagutumye kumva ngo niwe, kandi wumva ko mwari batoya mukiri mu mashuri matoya, ariko ukaza peut-être wenda urukundo kumva ukuruwe n'umuntu ni kimwe, ariko nagira ngo ubwire abandi ikintu kiri deep. Niki ese wamenye ute umuntu mwubakanye niba madame adafite akandi kantu yongeraho katubwira uburyo we yamubonye, peut-être pasteur ashobora kuba yibagiwe uburyo we nawe byagenze. Uzi ko namubonye nawe ngo natubwire uko yambonye. Namubonye ukuntu ufite yaje nk'umuntu w'inshuti gisanzwe, ati akangayidinga ku ishuri kubera ko nari mushyashya, ambwira ati aha ugakora gutya, ucaha, ugira gutya. Navuga ati uyu mwana mwiza tu, numva ko kundi ubwo n'umuntu aguhaye nka niba yavuga care, nka affection nyine, ugahita uvuga ati aha akwitayeho cyane. Tukira aho ngaho rero ni biki bishobora gutuma umuntu abagide yaratubwiye ngo kumuyobora, kukwakira mu kigo gisha, peut-être ni kimwe muri qualité. Ni iki kugira ngo umusore n'inkuba arimo kutureba ubu ashobora kuvuga ngo noneho ubu n'uyu numva nishobora guhita wese no mu mutima wabyumvishemo, cyangwa se niki umuntu areba muri rusange kugira ngo tuve no kuri mwebwe mufashe n'ababandi babyifuza ubungu bakibaza ngo namenya ndi ko mbona abakobwa bose ari beza bararesha. Umuntu areba ibiri hanze, areba iki, niki umuntu yareba kugira ngo abashe guhitamo umuntu bubakana mu rwego rwo gufasha abantu bari kutureba batararushinga. Murakoze pastor. Nkuko twese tubizi nyine nk'abana b'Imana, nuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hariho spirit, soul and body, cyangwa se umwuka, umubiri hamwe n'ubugingo. Yes. So yewe numva ko abajene baba bakwiye kurebera urushako rwabo muri ibyo bice bitatu. Yego. Ukabanza kwanza ukareba igice cy'umwuka kwanza, kuko turi abana b'Imana dusenga. Yes. Icya kabiri ukareba igice cy'ubugingo cyangwa se amarangamutima, hanyuma icya gatatu hakaza umubiri. Umubiri nuko of course umwuka, donc umuntu agomba kuba ari umuntu muhuje imyemerere cyangwa se muhuje kwizera. Birafasha kugira ngo urugendo rwanyu mugende neza. Nta mu Kinyarwanda navuga ngo ntabagenda bataziranye cyangwa se batasezeranye. So c'est très important yuko nk'abana b'Imana abajene baba
bagomba kuba kwinteresa cyangwa se gufokasinga ku myizerere imyizerere cyane mu gihe bagiye kwiyangaje mu rukundo cyangwa se mu bo baza gushingana nabo. Icya kabiri rero ni soul niho hazamo rero character y'umuntu, niho hazamo amarangamutima, niho hazamo level y'umuntu mu mitekerereze, mu migenzereze, ibyo byose bikaza muri soul. Soul reka nyitindeho cyane kuko ni naho hazamo nyine na parti ya character. So biba byiza yuko yes wamaze kuvuga ati uyu muntu fine duhuje kwizera, icyo ngicyo ukagitikinga. Yego. Then wagera kuri soul rero biba byiza yuko noneho ufata igihe cyo kureba uwo muntu ese yitwara gute, uwo muntu afite iyihe mico, uwo muntu afite izihe ngeso, kuko dufite experience yuko umuntu ashobora kuba yaba ari umuntu wuzura umwuka wera avuga mu ndimi ariko character it's another issue, ari ikibazo urumva pastor. So nk'abajene ubu ugifite ayo mahirwe, there's no rush, nta kintu kikwihutisha. Fata umwanya wiga umuntu neza, mwigane neza, mumarane igihe mwigana neza, noneho ube convinced neza yuko ibyo byose wagerageje uba ugomba yes uba ugomba kumakinga sure ko uwo muntu ubonye habayeho ibyo bita mu gifaransa coup de foudre, habaye donc ubona umuntu kabisa kavuga ati wow, nk'ukuntu Adamu yabonye Eva akavuga ati wow, agatangira guhanura ati akavugishwa sibyo. Ni ikibazo kuko niba widesize kubana n'umuntu wujuje ibyo ngibyo byo bibiri twavuze, ariko ari umuntu utishimiye somehow hari igihe ushobora kugera imbere bikakugora. For example nka Nicole dukundana yari afite nk'ibiro hafi 50 yarananutse, nyine tutarubaka. So ni ukuvuga ngo niba tugeze imbere akabyara wenda umubiri we akabyibuhamo gatoya, ntabwo ngewe nshobora kubigira ikibazo kuko Nicole nakunze imbere ndacyavuga kuri parti ya body. Nicole nakunze yaranyatiraga, so sinshobora kugira ikibazo rero mvuge ngo ngo yabyibushye noneho reka wenda ngo mpindure nshaka undi wenda unanutse. No, yabyibushye kubera impamvu z'uko yabyaye kandi abo bana yabyaye n'abandi nabo, sinshobora kugira ikibazo na kimwe cya physique yiwe, kuko nkimubona physique yiwe yanyatiriye niyo yatumye mbasha gutikinga navuga ati okay spiritually she's fine, n'ibindi byose. Madame mama pasteur tubwire nawe wowe ko ubyumva we muri izo level eshatu wenda niki wakongeraho, kuko hari abantu bavuga ngo goya ngo genda reba imbere ngo ibyo hanze nkoracyo bimbwiye bakabifata nkaho hatari ibintu, bagafata uwo muntu nkaho wagira ngo si umunyamwuka, kandi n'umubiri kuki wajya guhitamo umuntu hanyuma muzajye kwicuza utinashaka wenda igikara cyangwa inzobe cyangwa mugufi. Imana ifite kuguha igihe, mugana wa pasiteri ngo nta kwihuta kurimo, ahubwo naho kureba icyo washima. Hari ikintu wakongeraho mu buryo bwo guhitamo kugira ngo noneho tujye muri suje cyangwa tujye imbere tuvuge ku byabubakanye, noneho niki wakongeraho ku muntu mu guhitamo icyo yakora ku byo pasiteri avuze? Pasiteri urakoze. Ikintu nakongeraho aho ngaho ni uko bwa mbere banza ukunde uwo muntu wawe wumva wiyumvisemo. Deje ukimubona hari akantu wumva, kuko n'ubundi ntabwo iyo wagiye gukunda umuntu ubishyize mu mwuka cyane ngo uvuge ngo yango jyewe ngo kubera ukuntu mubona ngo ukuntu ngo ameze ngo narasenze ngo Imana igiye kugutuza, hari icyo uba wabasha kumva mbere. Yego, icyo kintu rero wumvisha icyo ugenderaho. Nibaza ko utakunze umuntu bwa mbere ukimubona na nyuma mubanye bishobora guhinduka, za mpinduka zaje utangira kwicuza, niho ureba ukavuga ati yahindutse, ntago nkimubona nk'uko namubonaga kera, ariko ubu uko nanjye niyongereye ibiro. It's both sides actually. Hari n'utundi tudefo tuba ugenda ubona nyuma wenda umaze kubana n'umuntu ukavuga ati
sinari nzi wenda ko agona, sinari nzi wenda ko arya cyane. ushatse kuvuga ko ari komeza no nibyo mvuga, iyo wabanje ikintu cya mbere ngiye numva umuntu yabanza kwiyumvamo ni rwa rukundo wumvishe rwa mbere kimukunda, yego bituma ibyo byose wabyorosa ukaba wavuga ati no naramukunze uko ameze kose. yego ahandi mu bakore bavuga ngo urukundo ruruta byose. iyo wamaze gukunda ibindi byose bishobora kuza ugatungurwa, turaza kuhagera, reka dutere abantu amatsiko, ariko murumva ko icya mbere ugomba kureba ibintu byinshi. Noneho muri make icyo bashatse kutubwira ni uko urukundo ruruta byose. iyo wageze ugatungurwa nubwo turi bubiganireho gato, ni ukuvuga ngo ureba ibyo hanze, ureba iby'imbere, amarangamutima iki, ariko byose urukundo mbere na mbere. iyo umuntu wabanje gukururwa nawe ugasanga bya bindi byose biruzuye, umuntu ahora ari umuntu, ushobora kugeraho ugasanga afitemo iyindi mico, cyangwa se ugasanga ibyo wari witeze si byo, turaza kubigeraho. ariko reka tubanze tuvuge ijambo rimwe pastor nibutse kuko nkunganiye sorry gato, urukundo narwo ruza muri ya nuzi ya kabiri twise soul cyangwa se ubugingo. Nuhazamo character, imico, urukundo, yego everything biri muri icyo gice, nubwo biri deep cyane kubisobanura, ariko mu magambo make nakunganiraga ko biri muri icyo gice cyane rwose. urukundo ruruta byose. mwabajene muri kutureba, uzanze ukunda umuntu, Yesu ashimwe. hanyuma rero ijambo rivuga ngo kuba umwe bisobanura iki, kugira ngo noneho dutangire tuvuge mwakundanye, noneho mwabimenye mubigiyemo, sibyo? ese mwebwe kugira ngo duhe abantu ingero neza, nagira ngo mbabwire mwamenye gute ko hageze ko mu rushinga, kuko mushobora gukundana ese ni makutegereza imyaka 5 ngo banze wumve ngo marayika araje arakubwiye ngo none mubigemo. ese ubimenya gute ko hageze? kuko hari abantu bashobora kuba barimo kutureba ubu bananiye gufata decision kugira ngo noneho turushinge. bisaba iki? bisaba kuba uri umukire cyane, bisaba kuba ababyeyi baguhaye inka, bisaba ese ubyumva gute mu mutima ngo harageze? murakoze. I think bisaba conviction. Conviction rero ivuye ku bintu byinshi, ariko nk'abana b'Imana haba ari conviction ivuye ku Mana. kumva yuko it's the right time, ni igihe kigeze yuko mushobora kugira gute, mushobora kubijyamo mukabana. kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo umwuka twahawe aratwemeza, sibyo? reka nguhe urugero kugira ngo kuri conviction. ni kenshi gihe na Nicole twashobora kuvuga ati okay, reka wenda dupanga ubukwe next year, sibyo? ariko ugasanga turavuze reka tubisengere, turebe icyo Imana itubwira, turebe icyerekezo, turebe donc ariko ugasanga kubera wenda twabivuze wenda mu marangamutima, wenda muri emotions, twumva yuko harageze wa mwaka wagera ugasanga ntiyavuze ikintu kiba inzitizi zituma ubukwe butaba. ariko urabona mu Kinyarwanda baravuga ngo inkoni ihira igihe, sibyo? wenda reka ngerageze gukoresha example zituma abantu bahita bumva icyo nshaka kuvuga. so ni ukuvuga ngo byanze bikunze iyo igihe cyageze murabimenya, iyo conviction mubyiyumvamo. ntibisaba amafaranga menshi kuri konta. so I mean of course bisaba kwitegura, yego bisaba kwitegura, ariko biba byiza iyo abantu babiri biyemeje bakavuga bati reka turumva ko hageze, tumva turi convinced nawe, reka Imana iradushyigikira. reka dutere intambwe tubashe kubaka urugo. Okay. ni ukuvuga ngo twabyumvisha aho nta nubwo ndi bugire icyo nongeraho, keretse niba madamu bien sûr turakomeza kumuha ijambo kugira ngo aricyo wakongeraho mu kumenya ko hageze. Wewe byagusabye iki? byasabye ko ababyeyi batanga amafaranga menshi cyangwa bagushigikiye ko nabo bari bameze? wenda tuvuge kuri kote y'abandi, kuko pasiteri yavuze kuri mwebwe babiri. ese abandi yo mubarebye, kuko mu buzima byanga byakunda hari abantu baba witezeho ubufasha nk'ababyeyi, umuryango. ni ngombwa se kureba ko nabo bahagaze neza, cyangwa urababwira icyemezo cyanyu bakabijyamo nabo? byagenze gute? kuko icya mbere nk'uko pasiteri yabivuzeho, yumvaga
twebwe ubwacu twabanje kubyiyumvamo twumva ko igihe kigeze then bimenyesha ababyeyi banze kubibamenyesha nabo babyakira neza numva ko ushyigikiwe iyo wumvishe ko ushyigikiwe wumva nta kindi gisigaye mufata umwanzuro mukavuga ati wawu ibintu bimeze neza ubwo inshuti zidushyigikiye ababyeyi badushyigikiye Imana ishimwe ni ukuvuga ngo nabo bakwiriye guhabwa agaciro muri iyi minsi tugomba kubyibuka ko hari igihe abana bashobora gufata imyanzuro ugasanga nta mugisha w'ababyeyi bafite ni byiza rero ariko bijyanye n'ubuhamya bw'umuntu aho turabivuga neza ko hari abantu baba baraciye mu mago atandukanye ugasanga ntibisi ariko icyangombwa ni ukumva mwe mu buhamya bwanyu biri tayari n'ababyeyi Imana yabahaye cyangwa se abantu bari ngombwa mu buzima bwanyu mukabijyamo nuko rero twarugezemo pasiteri mutubwire iyo ijambo rivuga ngo kuba umwe mwahageze noneho mwakurikije amategeko yose mwagiye imbere y'ababyeyi itorero ryabashyigikiye noneho mukagenda mukagera ahantu mu bumwe kuba umwe bisobanura iki kuri mwebwe noneho mutekereze muri mu rukundo kuba umwe bisobanura iki n'umugore n'umugabo iyo bahageze urakoze reka dusome iryo jambo si byo byiza nta kibazo ijambo waduhaye twagira nka referanse abakorinto ba mbere igice cya 6 duhere wenda ku murongo wa reka dusoma 16 ntimuzi yuko wa 15 ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya ntibikabeho 16 sibyo nimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe so nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira ku bana k'umugabo n'umugore Bibiliya itwereka yuko baba bagiye kuba umwe baba bagiye kuba umwe ni ukuvuga ngo ni ugufatanya cyangwa se ni ukugira icyerekezo kimwe yego ni ukureba ibintu kimwe ni uguhuriza umugozi umwe ni ukumva ibintu kimwe nka couple ariko kandi Bibiliya yo ikajya deep cyane inatwereka yuko reka masome Abaheburayo 13 ku murongo wa 4 yego donc mariage sibyo kankoresha iryo jambo ngo yubahwe na bose kandi kuryamana kw'abashakanye ntikukagira ikikwanduza sibyo kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka gatanu ntimukagira ingeso zo gukunda impiya ahubwo mujye munywa n'ibyo mufite kuko ubwayo yavuze iti singisakuza na hato kandi ntabwo zabona so ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana tubwiye mu Baheburayo 13 kandi ngo urugo cyangwa se mariage cyangwa se ririya sezerano abantu bagena ari babiri kujye kubahwa na bose Imana ikatubwira yuko cyangwa se Bibiliya ikajya deep cyane twereka yuko igikorwa cy'abashakanye cyangwa se igikorwa cy'abashakanye iyo Bibiliya ivuga ngo baba bagiye kuba umwe ni ibintu nyine bikoreka mu buryo butatu nka bwa bundi bwa buryo butatu twahereye tuvuga mu buryo bw'umwuka mu buryo bwa soul ariko guhuza imitekerereze icyerekezo nk'uko Nicole yabivugaga ariko kandi no mu buryo bwa body sibyo niho wadusomeye ngo uburiri bw'abubakanye bwubahwe na bose ni ukuvuga ngo nta kuvogera si muri iyo sanse gusa si muri ubwo buryo gusa ariko ni ukuvuga ngo ibindi bintu mubihaye ikibanza cyane hagati yanyu bishobora kugira ibyo byica cyangwa se bigasenya nk'uko mama pasiteri abitubwiye no kugerageza gushyira icyerekezo hamwe nubwo muba muri abantu babiri batandukanye ariko Imana ibareba nk'umuntu umwe sibyo ikabareba nk'abantu yashize kugira ngo bakore umugambi w'Imana kandi umubiri w'umwe aba ari uwundi sibyo biva ku mubiri bikajya no mu mico bikajya n'imibanire yanyu n'abandi bantu pasiteri nagira ngo tukiraho mwakoze ubukwe mwageze noneho mutangiye kubaho ubuzima nyabwo sibyo ni ukuvuga ngo za nzozi wari ufite z'umukobwa wamubonye muri mu rugo mwahawe umugisha
n'irihe banga rero mwe mufite kugira ngo mubashe gushimwa n'Imana cyangwa se n'izihe ndangagaciro mukoresha kugira ngo twumve abantu bavuye muri buki, umugabo atangiye kwirukanga hirya no hino, umudamu ari mu bana, ni iki mukora kugira ngo mubashe kuguma mwubakana, kugira ngo mudace uwo mugozi uvuga uti yahindutse yabaye munini ngiye kwishakira igisubizo ahandi? Ese ni iki mukora kugira ngo tubashe kubwira wa muntu wagezeyo none akagera akananirwa, agasa n'unaniwe, cyangwa se babandi bagishushe, ni iki bakora kugira ngo bashobore gukomezanya? Nagira ngo aho hantu muhavuge kugira ngo dufashanye abakigerayo cyangwa se abamaze igihe. Yes, nani guhigisha pastor. Yeah, murakoze pastor. I think za nkingi eshatu twahereyeho zigize umuntu, twizera ko n'ubundi nizo zikomeza kubafasha mu rugendo rw'urugo abantu baba batangiye. Ni ukuvuga ngo cya gice cy'umwuka, twise igice cy'umwuka, niho haziramo gusenga nka couple. Yes, ntabwo gusenga biba bikwiye ntabwo gusenga biba bikwiye kuba mbere y'uko murushinga kugira ngo musabe Imana ibahe minzi, ibahe icinzira, sibyo? Mwamara kugerayo ugasanga habayeho kwirekura. No, biba bigomba gukomeza. Yego. Okay. Biba bigomba gukomeza, ugasanga donc urugo rufite umuco cyangwa se icyo twakwita culture yo gusenga, cyangwa se kugira ibihe byo gusenga nk'urugo cyangwa se nka couple. Yego. Ikindi navuga nakongeraho gishobora kudufasha gukomeza tuba abatsinzi mu rugendo rw'abashakanye, ni ukugira indangagaciro. Ni ukugira indangagaciro mbere na mbere nk'abantu bazi Imana, ariko nanone nk'umuntu, nk'ikiremwa muntu ari wese ugomba kugira indangagaciro. Ugomba kumva ko ikintu ntakwifuza ko Nicole ankorera, then igihe ntabwo ngomba kukimukorera, sibyo? Hanyuma bigatuma tubasha gukipinga urugo rwiza, cyangwa se tubasha gukipinga mariage nziza ibereye cyangwa se inejeje hagati yacu. Ikindi navuga nibyo wise love languages. Ntabwo biba bigomba guhagarara ku munsi wa mariage, biba bigomba gukomeza no mu gihe cy'umwaka umwe, no mu gihe cy'imyaka ibiri, no mu gihe cy'imyaka itatu. Ukazirikana isabukuru y'amavuko y'uwo mwashakanye, ukazirikana ukamenya ibyo akunda, ukamenya nyine guhozaho kandi ku mpande zose. Nabyo birafasha. Ikindi gikomeye cyane muri couple ni communication. Yes, ni communication, kuganira, kugirana quality time. Abongereza niko bayita, umwanya ubakwiye, ugasanga mugize igihe cyo kuganira, mugize igihe cyo gusohoka, mugize igihe mu by'ukuri cyo kugira dialogue yo kuganira. Yes, yimbitse, kuganira ku rugo rwanyu. Yeah, so icya nyuma nasorezaho ni ukugira mu by'ukuri byarenze, niho hazamo role ya parrain na marraine. Icyo gihe muba mukwiye kubegera ukabagisha inama nk'abantu bababanjirije gutera intambwe mu rushako, kubijyamo, cyangwa se imiryango, ababyeyi, inshuti muba muri close nazo za hafi. Ibyo byose bifatikanyiriza hamwe gutuma abantu babasha kugira urugo mu by'ukuri rushimishije, cyangwa se urugo rudashobora kugera ku ndunduro, niba ariko nabivuga. Ibyo byose ngerageje gushyira muri izi ngingo nkeya, nubwo hari ibindi byinshi bifatikanyiriza hamwe kuba byafasha abantu kugira urugo rwiza. Cyane pasiteri atubwiye ku ndangagaciro yitwa kugira ikiganiro, gufata umwanya wo kumenya mugenzi wawe iyo wagezeyo,
aho kugira ngo ucike intege ubivemo ahubwo noneho ukoresha za ngingo cyangwa se inkingi eshatu yatubwiye mu kurebera ukuri kwawe n'umuntu wawe aho kugira ngo ufate izindi ngamba ariko ngo wifashishije n'amasengesho no kubwizanya ukuri no gushaka abantu baba hafi bababanjirije harimo ababyeyi banyu harimo inshuti mwiyumvamo abantu mureba nk'icyitegererezo ni abantu dukeneye ntimukaba abantu bihereranira mu rugo n'ibibazo byanyu kuko ugerayo ugasanga noneho ibintu urimo urabibamo none ntibikiri inzozi burya inzozi n'imikorere y'ibintu ni ibintu bitandukanye ushobora kurota ukabona umuntu we kuko Imana ntibesha ugasanga wahisemo neza ariko kubera ubuzima buhora buri gutya biba ngombwa ko mwongera nanone mukareba aha hantu kugira ngo mushobore kuzuzanya. Urakoze cyane pasiteri. Ariko ikintu cyita kubabarira tubanze tuvuge kwanza aho hantu haba hari uburwayi iyo hatabaye koroherana bigenda gute pasiteri, ingaruka zibizihe? Ese si ibingibi duhita tubona hanze aho hantu wakavuga gatoya noneho tukaza kubaza madamu akatubwira cyane ku rukundo uburyo umuntu yarwereka mugenzi we. Urakoze pastor. Of course mu rugo hagomba kubaho koroherana, abagomba kubaho guca bugufi, abagomba kubaho kutikomeza, abagomba kubaho kuba honete, abagomba kubaho kubwizanya ukuri. Kuko ibyo byose iyo umuntu bivuga gute, iyo umuntu ni nka cya kintu navuze ngo niba nifuza yuko niko anyorohera kuki jyewe ntagomba kumworohera, mukunde nkuko wikunda. Yes, kuki niba nifuza ko ankunda kuki jye nagomba kumukunda nkuko we ankunda. So biba bigomba kuba kuri side zose. Yes, ntihabeho kumva yuko ngo genda umugabo agandukira umugabo. Yes, ntabwo wenda ngomba kuvuga sorry, nagomba kuvuga I'm sorry cyangwa se mvuge ngo pardon. No, ntabwo bigomba kubaho. Ni ukuvuga ngo Yesu uri umugabo ari kurikiremwa muntu. Urakosa, ufite amarangamutima, ufite ugomba rero ugomba kumenya yuko ibyo bintu wifuza ko umudamu wagukorera nawe ni umuntu ateye nkawe, nawe ugomba kugira gute, nawe ugomba kubimukorera kugira ngo mugire urugo nyine urugo rwiza. Harakagira example abantu benshi bakunda gukoresha umubyeyi arimo gucalenjinga umwana we, I think niba ari nk'umukobwa we, amubaje ati nirihe banga wakoresha kugira ngo ugire urugo rurambye. Hanyuma umusaza aramubwira ati ni ukuvuga sorry cyangwa se ni ukuvuga pardon. Ni ukuvuga mbabarira mu Kinyarwanda. So ni umuco. Pastor, ikintu jyewe nizera nuko bitewe nuko ibihe bigenda bihinduka, hagenda haza abantu bagenda bafunguka. So ugasanga uko biri kose ntabwo ugomba kugira, yes, ni byiza kugira principles, ni byiza kugira amahame, ni byiza kugira indangagaciro nk'uko twabivuze, ariko nanone hari igihe amahame usanga atakwavantaje. Hari igihe wowe nk'umugabo ushobora kugira ihame ryitwa ihame ariko ridafite ikindi kintu riri bukumare, ahubwo riri bugusenyere cyangwa se ririgire ibyo ryica. So ugomba rero gukora gutravaya kuri icyo kintu ku buryo noneho ubasha kubigiraho, kuko iyo hatabaye koroherana niho habamo za ngaruka zindi warugiye kutubwira gatoya, kubivamo se cyangwa se gutendeka, kwishakishiriza ibisubizo ku ruhande rwawe. Urakoze cyane bageni, ntabwo twabirangiza ni birebire tubabarire, ariko tuzaba dukora wenda ikindi cyiciro tuvuge cyane cyane abo ngabo bavuga ngo kuganduka n'iki se, guca bugufi n'iki, kugira ngo abantu tubitahure mu rwego rw'Imana. Imana ibireba gute? Kuko hari ibintu twe twibwira ariko Imana ikagira ikindi dusaba. Ngenda kika ari nayo mpamvu pastor Imana yabwiye Eva ngo yubaha umugabo nawe akunda umugore. Kuko abagabo bakunda iki? Bakunda ko
biranyuranye umugore aba ashaka ko bamwubaha ariko umugabo nawe agashaka ko bamukunda ni ukuvuga ngo uko njye niko mbitekereza pastor urakoze cyane uvuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda hanyuma mugerageze gushaka igisubizo kugira ngo ushake igisubizo ku giti cyawe ukabwira mugenzi wawe ati hano kirandya ukakiganiraho ukareba umwanya ukwirire atubwiye ngo kora iki time noneho ukagerageza kumubwira akakumva mukumvikana niho hava kwa bwa bumwe yifuza ko busenyuka akaba ari n'ikimana dushaka. Nagira ngo rero mbaze mama pasteur Nicole ndamwibarize ni ese urukundo ko atari amagambo kandi akaba ari twe abagabo Imana yabwiye ngo badukunde ese twe turabakunda bihagije urukundo ko atari amagambo wagerageza ute kurwereka umuntu mutakiri muri bwa bushuhe wenda cyangwa se mukiburimwo ni ibihe bintu umuntu yakora kugira ngo mugenzi we abone urukundo ubigenza gute kandi mu maso wenda ubwenge bushobora kubwira ngo byarakonje ngo byarahindutse kandi twasanze ko atari ibyo ahubwo urugo rurakuza niko ngiye byumva biragera ahantu ukafata imyanzuro mizima ukava mu bwana ukaba umuntu mukuru noneho urukundo ni gute waruha mugenzi wawe akumva kirufite ndashaka utubwire uburyo umuntu yakunda mugenzi we akakomeza kubibona kugeza mu misazire nagira ngo dufashe aho hantu mama pasteur tubwire uko byumva ni gute umuntu yakunda mugenzi we akakomeza kubona rwa rukundo bitewe n'ibihe bitandukanye binyuranye ariko gukura ariko kuza kw'abana ariko guhura n'ibigeragezo mu rugo amafaranga yabuze wenda cyangwa wahuye n'imiryango igoye wenda ku ruhande rwe cyangwa urwawe hakazamo ibintu bibagerageza ni gute ushobora kugumana wa muriro n'urukundo kugira ngo mugenzi wawe abashe gukomeza kumva ko umukunda. Yego pastor urakoze kuri icyo cy'uko wagaragariza mugenzi wawe urukundo ni uko icya mbere ku ruhande rwanjye ko mbyumva ni uko bisaba yuko umenya ibyo mugenzi wawe akunda bwa mbere ukamenya se akunda iki mu buzima busanzwe niba akunda gusohoka niba akunda gift niba akunda ko umubwira amagambo meza ni ibintu biba bisaba ko wowe ubanza kumenya mugenzi wawe se akunda iki iyo umaze kumenya gutyo icyo akunda icyo yifuza mu buzima icyo akunda icyo gihe nicyo nawe umugaragariza se niba ari izo gift akunda niba ari ugusohoka niba ari uko umubwira amagambo meza yamubwire numara kuyamubwira nawe azabikora nawe azagusubiza icyo tubiba nicyo twimbura icyo ubibye nicyo usarura rero muri icyo gihe ntabwo ugomba gukora ikintu ngo kuko abantu kenshi abakunze kwibwira yuko ko nagukoreye iki ngiki ugashaka kumubwira nawe akigukorera no wowe kimukorere nawe uzaba umubitsemo ideni nawe agukorera ibyo ngibyo wifuza. ariko si mama pasteur bikorwa kangahe ni kuri anniversaire gusa cyangwa ugumiza ubikora kugeza mushaje ni ukugerageza nyine bikorwa nka kangahe? Hoya ibyo ntabwo bivuga ngo ni uko biba kuri wa munsi wa Saint Valentin ku anniversaire oya bikorwa buri munsi ni ikintu ugomba guhora umukorera nk'umukunzi wawe byonyine ishyiremo umuntu muzabana imyaka yose ubuziraherezo niko navuga kugeza igihe mutandukanye wenda kubw'urupfu ariko ubundi umuntu ukunda wifuza kumukorera ibyiza kugaruka kwa Yesu uhora wifuza kumva wamukorera ibyiza wamukorera ibintu bishimishije numva ko utajya ubikora gusa ngo kubera anniversaire kubera za Saint Valentin kubera se hari amaokasiyo nyine yabayeho ngo mukaba aribwo ubimukorera oya bimukorere buri munsi bibe ubuzima yego mama urakoze cyane n'ubuzima si ibintu ukora kugira ngo witeganyirize hari ahubwo ubikora kubw'ineza yawe kuko umwe agize ikibazo nawe urakigira mu bamuri umwe niko twavuze hanyuma se iyo umuntu yahuye n'ikigeragezo hakaza gusharira hagati yanyu hakaza nk'ibihe urabona umuntu noneho muryama mu buriri bumwe musangira isabune imwe
muhurira muri koridoro ntukiri hahandi uvuga ngo niyo wajya mu kindi cyumba ariko amaherezo uzagaruka muri hamwe. Iyo habaye ikintu cyo gusharira kugira ngo mu rwego rwo gufasha abantu urugo rushimwa n'Imana mukoresha iyihe ndangagaciro mwebwe kugira ngo habeho ubumwe. Murababarira turakoresha ingero zanyu si ukugira ngo dutange ubuhamya wenda tubashire hanze, ariko tubizi ko umuntu iyo afite umubiri habaho igihe cyo kwishima, hakaba igihe ushobora kubabara wenda bitanaturutse kuba mwubakanye, ushobora kuba wiriwe mu kazi bitamera neza kuva mufite umwanya wo guseka ahari, icyo gihe mwe mubigenza gute? Yes. So ni ukuvuga ngo niba tuvuge Nicole yarakaye cyangwa se afite ikintu cyamurakaje, mba ngomba kumenya ni uwuhe mwanya ukwiriye wo kumuganiriza, ni uwuhe mwanya nyawo wo kumwegera, kuko yes ari ashobora kuba yarakajwe nanjye, harya ashobora kuba yarakajwe n'ikindi kintu ntazi, harya ashobora kuba yarakajwe n'ibintu bitandukanye ku kazi, mu rugo he, ariko so nk'umugabo we ikintu nkora ndabanza nareba nkavuga okay ntabwo mood imeze neza, ntabwo ikirere kimeze neza. So step ya mbere rero ni ukumenya ni iki gikurikiye, ni ukumenya ni uwuhe mwanya mwiza wo kuza kumwegera nkabasha kumuganiriza kugira ngo mbashe kumenya icyabaye. So urebye ni nka byandi twavuze kugirana dialogue cyangwa se ikiganiro cyangwa se communication, ariko iyo hageze rero ku marangamutima wenda yabaye down, nagiye mbona akenshi abantu batamenya like nuhe mwanya nyawo, kuko uzareba iyo warakaye wababaye, hari igihe ushobora kuvuga nabi, hari igihe ushobora kidakwiriye, hari igihe ushobora kureactinga nabi, ugasanga ko kugira ngo bikize ahubwo birabyishe. Voilà. So abantu rero bitandukanye, hari abantu rwose niyo yarakaye abashaka nko gutuza gusa. So ugasanga wowe rero niba utabizi uri muri ico bintu uri murangiza ibintu. Abagore dukunda kuvuga. Undi agasanga mu gihe yarakaye wenda akunda kuvuga nk'uko bivuze. So habagomba kubaho dialogue nk'uko bivuze, ariko kandi akabaho no the timing ikaba ari igihe cyiza cyo kumenya ngo noneho namuvugisha cyangwa se ashobora kuba arimo areba umupira ugasanga ugiye kuzana cya kibazo, kandi ubizi neza ko akunda ibyo biganiro. Usanga abagore dufite amakuru menshi, wagiye kumubwira uti noneho tubivugane. Bisobanura ko pastor muri make no kuvuga ngo ntabwo igihe cyose mama pastor igeze kubivuga ko igihe cyose igisubizo ushaka kuzana wafashe mu mutwe nkaho wagira ngo nibyo hame ni pastor yabivuze, gishobora kuba atari cyo. Kandi satani ni se w'ibinyoma, ashobora gutanga information cyangwa se amakuru atari yo mu mutwe wawe akakubwira ngo mugenzi wawe yakurakariye kandi atari byo. Rero niyo mpamvu ikiganiro gikenewe kugira ngo utaza kugira ngo umuntu yakurakariye cyangwa se bimeze gute wenda arananiwe. Uvuga ngo bikenewe ko umenya umuntu wawe ukavuga ngo igihe gikwiriye n'iki kugira ngo mukemure cya kibazo cyabateye. Pastor mwunganira gato ku bantu bamaze kugira abana, c'est très important kumenya ibintu abana bacu bakwiye kumva n'ibintu badakwiye kumva. C'est très important. Ndaguha urugero, imfura yacu aherutse kubwira abatantine biwe, arababaza ngo kubera iki muri telefone, baramubwira ngo kuki urimo kutubaza, atarabwira ngo ntabwo muzi ko kujya muri telefone ari bibi, kwinjiramo kuyireba, donc kumara umwanya kuri telefone. Imyaka ye afite ntabwo aragira ubwenge bwo kumenya yuko icyo kintu ari kiba, ahubwo ni ibintu yumvise jewe mubwira ko no uracyari mutoya, ntabwo ari byiza gukunda gufata telefone umwanya wose. Arangije ayibona kuri batantine biwe, ashaka kubyapurika, which means sibyo, ushobora nka couple mushobora kuba mutari mu bihe byiza, ya timing twavugaga, ugasanga uburyo ukomenetse ikintu cyangwa se uburyo mukomenetse ikintu nka couple, abana banyu barimo kubumva, bihita bijya muri servo yabo, bikaba affect. Ugasanga umwana niba yarakuze ashaka gukora ibintu nk'ibyase, niba yarakaye arashaka kuza nawe abwire umudamu we nabi muri salon,
kubera ibyo yabonye yes so bite nuko yagiye yibona ku babyeyi biwe so ni byiza yuko nanone tumenye ibintu tuvugira muri salo abana bumva tukamenya n'ibintu tuvugira muri chambre nka couple kugira ngo duproteje abana bacu ni ukuvuga ngo haba jewe nibaza ko baba bagomba kubaho kuzuzanya nka couple bakabaho kuzuzanya mu bintu byose ntihabeho kuzuzanya mu kintu kimwe gusa usanga hari ibindi twibagiwe cyangwa se twirengagije no haba bagomba kubaho kuzuzanya cyangwa se uburinganire mu kindi kinyarwanda ariko uburinganire bukaza muri forme navuga yo kuzuzanya ugaha ikibanza madamu ukabona ko nawe afite icyo yazana yego ni ukuvuga nkamwubahira yuko mu buryo Imana yamuremye mu buryo ateye byanze bikunze hari ikintu agomba kumarira urugo rwacu cyangwa se cyangwa se famiye yacu cyangwa se couple yacu amenya yuko hari ibintu akora yewe ntashobora gukora the same kuri we akamenya yuko hari ibintu nkora we adashobora gukora nibaza ko ari bwo busobanuro mu magambo ahinnye twavuga cyangwa se ariyo mpamvu ya mbere navuga ijyanye no kuzuzanya cyangwa se kuri projet familial cyangwa se projet z'umuryango cyangwa se projet za couple ariko ekamuhe nawe akomeze murakoze ikindi nakongeraho kuzuzanya ni uko muri couple hagomba kubaho gukora ari hagati y'umugabo wawe cyangwa se njyewe hakabaho gukora ntuterere iyo gusa uvuge ngo ubwo wenda njyewe nta kazi mfite umugabo akaba afite akazi ukumva ko ari ugomba gukorera urugo muri couple kuzuzanya biba byiza iyo mwese mukora iyo mugira umugisha wo kubona ako kazi ni byiza birafasha bifasha kugera ku nzozi zanyu z'ejo hazaza ibyo mwifuza kugeraho nk'umuryango rero ikintu numva cyashingirwaho cyane nka couple ni uko mwese mwaba muri abantu bakunda gukora muri abantu bakunda gukora kugira ngo mukorere urugo rwanyu so muri make twebwe turumva yuko izi ngingo tubashije kubasangiza arizo zadufashije kugira ngo tubashe kumara imyaka 8 twubatse n'indi nyinshi mbere y'uko dusezerana nk'umugabo n'umugore ariko mu by'ukuri ntibivuze ko arizo zonyine ahubwo hari n'izindi nyinshi nawe wadukurikiye ushobora kugenda wongeraho twagerageje kuvuga muri makeya ni iki mu by'ukuri cyatuma cyangwa se ni iki cyadufashije kugira urugo rwiza cyangwa se kuba tukiri kumwe iki cyadufashije so muri make n'izo ngingo twabonye pastor tubashimira izo ngingo twabonye nk'uko teme yacu ivuga kugira urugo rwiza rushimwa n'Imana twagerageje mu by'ukuri gushyira mu magambo make kuhezima mu magambo makeya icyadufashije kugira urugo rwiza kandi rushimwa n'Imana turabashimiye cyane Imana ibahe imigisha murakoze cyane pastor gusharinga cyangwa se kudufasha kurushirizaho kumva cyane urugo rwashimwa n'Imana gufata umwanya wanyu kugira ngo muze mutugire indangagaciro mugenderaho cyane cyane no kwemera ko umuntu ashobora guhura n'ibimurusha ariko akongera akareba Imana agaha umwanya mugenzi we kugira ngo ashobore kumwumva ashyigikira impano zimurimo kugira ngo habemo ubwuzuzanye mu rugo nagira ngo rero nshimire nawe urimo kutwumva nyuma yo gushimira abatumirwa bacu nimubakunda tukabona mukoze
kubyishimira cyane. Tuzongera tubatumire wenda tuganire ku bintu bitandukanye byerekeye abubakanye, harimo nko tuvuge nk'urugero guca bugufi n'iki, kuko haba harimo imyumvire itandukanye, ariko byose mu rwego rwo kugira ngo tugaburire umubiri wa Kristo cyangwa se abana b'Imana, kuko biba bibabaje kuba mwitiriwe abana b'Imana mukananirwa n'urugamba. Kandi mu Mubwiriza 4:9-10 atubwira ngo ababiri baruta umwe. Rero ndumva ko Imana hagati yacu ikaba nk'ibuye rya gatatu. Birashoboka yuko abantu bagumana muri iyo miyaga, muri ibyo bintu bitandukanye, ariko bashyize Imana hagati n'ubwumvikane, cyane cyane nibwo urugo rwanyu Imana yarureba ikarushima, izo ntege nke ikazikuraho, hanyuma ikabakomeza, namwe mugakomeza abandi, kubera ko muri abantu bazagira urubyaro narwo ruzabyara urundi, kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Urugo ni projet y'Imana. Yes, urugo ni umugambi w'Imana. Twagira ngo rero tubasabe badusengere, basabire umugisha abasore n'inkumi bari kutureba, bongera basabire umugisha cyangwa se kurama amago yarushinze yo gucika intege, kugira ngo n'uwo byananiye birashoboka ko uyu munsi wakongera kandi ukareba Imana, uwo muntu muri kumwe mukongera mukabivugana bikamera byiza, bikaba bisha, kuko mama pasiteri atubwiye ko ari uguhozaho ugahora ugerageza gukora ibishoboka byose. Kandi amago meza arahari, amago meza ashimisha Imana arahari, haracyari ibyiringiro rero nawe ko wakongera kandi urugo rwawe rugashibuka. Turabashimiye rero kwitabira ubutumire bwacu, tuzabatumira kuko twumvise mufite ubutunzi bwinshi kandi mutatubwiye byose. Nagira ngo rero tuberekezeho badusengere hanyuma turangize. Murakoze, reka dushimire Imana. Mana nziza, turaguha icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza twagiranye ikiganiro na Pastor Bijou. Turagushimiye yuko bazagikurikira Mwami, kizababera icy'umumaro, kizababera icyubaka, kizababera refreshment kuri couples cyangwa se nayifuza kurushinga. Turagushimiye yuko Mwami wabanye natwe, turasaba kugira ngo ukomeze kandi kubana natwe muri byose dutegura. Icyubahiro ni cyawe, mu izina rya Yesu dusanzwe twizeye. Amen.